namenye amakuru ko afite umuzungu umuhereza amafaranga mande tusande. Ati mwibaze ko umukobwa dukundana aba afite amafaranga y'amadora gusa. Ati none byanyobeye mbimubwire cyangwa nicecekere. Anje General Benda uvuga Titi uvuze Shakira, none se ubwo urashaka urongeye uvuze Benda. Izi mbaba navuze muri iki kiganiro ndituda nenega mbabari ko ntabazi ni couple urabizi ko babana ni kapo barabana nk'umugore n'umugabo barabana bashaho n'amavlog ya mu gitondo baraswezeranye ntago baswezeranye ni ndaya. Turabasuhuje aho muherereye hose. Niba ari ubwa mbere tubonye, welcome and welcome to our YouTube channel Lifetime Show. Ukore subscribe, usharinge. Abantu basanzwe badukurikira mbifurije weekend nziza. Imana izabahire mu cyumweru tugiye gutangira, ihaze kwifuza kwanyu. Uyu munsi nk'ibisanzwe tuje kuganira namwe, tubasusurutsa, tubabwira ngo niba bitameze neza uyu munsi biba bitameze neza, ejo bikamera neza, ejo biba bimeze neza, ejo bikamera nabi. Niyo si turimo bitewe n'uruhande uhagazemo muri aka kanya. Turagukomeje niba bitameze neza. urasoje se ubivuze se ntivuze uvuze ko witwa ya nanjye nitwa Ange Tatu. Undebe unkunde unyiteho dukundane niba ari ubwa mbere mbonye. Ndavuga niko kazi konyine, niwo muhamagaro Imana yampaye, ni ukuvuga kandi ibintu bifite umumaro. Ibintu bifite umumaro nibyo mvuga gusa. Murakoze. Bamenye ko muri weekend bisingagiye. Narabibonye. Ninde wabonye waje? Nk'abana babiri wabonye baje. Yemi Yarade. Na baba mu Rwanda cyangwa bo hanze abo wari utangiye kuvuga. Undi ko mwe nibagiwe izina rye. Ariko Yemi Yarade we naramubonye, sinzi n'ubundi waje. Yemi Yarade na Bakari Sanya yaraje, mwavuze ko indirimbo za Meddy na DJ Ira yarahari, yagiye kuri toilette umuziki urazima agaruka yiruka. Ibyo nabyo narabibonye. Wenda ntago bifite igihamya, ariko nyine ni ukuri ngo yari yagiye kuri toilette umuziki nyine yasizeho. Yaragiye kuri toilette se? Niko bivugwa sho, niko bivugwa ko yaragiye kuri toilette nyine iki umuziki nyine ugahagarara akaza umva akaza gute yirukanka nyine. Ako kavido se yarabisoje, akavido ntago ibyo ko yarabisoje cyangwa atayisoje njye ntabwo. Akumana izi ngiye wajya umbabarira koko. Ubwo twajyanye muri toilette kugira ngo kumenya niba asoje koko kwihagarika. ntabwo se arabizi neza ko yaragiye kwihagarika cyangwa yaragiye. Niko bivugwa ko yagiye kwihagarika we ndarize. Ibyo nabyo narabibonye. Ibindi wabonye ni ibiki? Bisi izina nyine, bisi izina abantu babinabonye. Byari ku mbuga nkora n'ubukwe bwa Kasya. Nabwo narabubonye bavuga ngo bataswezeranye mu murenge. Oya wowe ibyo tubire kuva view yawe. Shani bakoze ubukwe ko buri kubaza. Nyakekano keza wabonyemo ko umwihariko utarusanzwe. Icyo kunywa. Ubwo bapiyoringa. Mwashaka ngo wagiraga gutya. Cyakora igikwe ni cyiza nk'abantu noneho gifite amafaranga. Baravomye ko abantu ngo bagendaga ngo harimo ka kantu kamwe nk'ako nk'aka wa musaza umwe ngo hagamwita gute Père Noël
ukuntu nyine ngo wagenda ukagera gutya ngo ukavuza akazogera gahita guhereza koma n'agashampanye sha si urwarwa si umusururu si ikivuge koma si ubwa musiteri si ubuyaga nibyo nabonye nicyo cya danje nabonye ibindi byo biri no abidasa ariko icyo cyo kiminywera nabo rero bambaye neza dutrainer bambaye neza kabisa kwambara neza byo bagombaga si ibintu n'ibisa bagombaga kwambara neza ikindi kimwe nabonye muri iyi weekend Amavubi yarakinnye warabimenye ya Amavubi niba bandi bambara umweru n'umukara ko mwami Yesu ikipe y'igihugu y'u Rwanda ako se umweru n'umukara ni bande abuze bambara n'umukara nisi ikipe y'igihugu saperi ariko nibyo ikipe y'igihugu n'apera ariko agota urongeye kandi ikipe y'igihugu n'apera ariko cyangwa se bambara umweru cyane ireyo umweru n'umukara ni aperi ni club ni ikipe ako hari indirimbo njya numva bavuga ngo tubangira yuko basabiriza badubura abantu gukanda akanyenyeri abayikunda n'abatayikunda n'umuntu yakwangareyo shana ntago nanjye nta kipe nanga ariko iyo ndirimbo niyo ndayizi nta kipe nanga nta n'ikipe mfana kuko sinzi no kuzitandukanya ariko ngenzi ko ikipe y'igihugu ari aperi si yose aperi ni ikipe ukwayo na reka ikaba ikipe ukwayo yego nk'uko ari andi makipe ahanganira igikombe hakabaho ikipe y'igihugu n'ikipe y'igihugu ihuza ayo makipe yose bagakuramo abakinnyi iyo kipe bahuza y'igihugu yitwa gute ni u Rwanda nyine oya u Rwanda rwakinnye na Kongo Amavubi niyo sinakubajije ngo njyewe ubwo nari nzi ko aperi iri ukwayo reyo ukwayo Amavubi ukwayo niko bimeze aperi ni ikipe ukwayo ariko Amavubi yavutse kuri reyo na ntuzi na aperi niho nyine bakura abantu bagakina siko se umbwiye aperi ni ikipe ukwayo ntuza rero ni ikipe ukwayo polisi ni ikipe ukwayo burya na polisi hari n'indi ya kenisi bayita Gasogi ayo ni amakipe ahanganira igikombe cya shampiyona noneho umwaka urangiye ikipe y'igihugu igiye gukina abahagarariye u Rwanda sibyo bafata amakipe bareba abakinnyi beza mu ayo makipe yose atandukanye yo muri shampiyona akaba bakora ikipe igize igihugu ariyo yita Amavubi rero ntabwo ari aperi nibyo Amavubi rero arakinnye na Senegal bayatsinda 1-0 baratsinze disi hasi hari umunsi ajya atsinda ariko biheruka kera njya numva nyine ibintu by'imipira bavuga ngo ibintu byo mu Rwanda nyine ni iki ntabwo mbizi actually ntabwo mbizi rwose ntiwanambaza cyakora umukinnyi nari nzi ngo ni Sugira sibo yatsinze igitego niba ari muri corona niba ari ryari abantu induru baziha umunwa ubu nibwo nabwo uwo munsi ngiye namumenye ntabyo ni wese ni Sugira ntabyo nari nzi sinari nzi ngo ntabyo nari nzi Amavubi yambaye umweru n'umukara ako se kucyumva watseka nese yambara umweru n'umukara ni aperi ubururu ni ubururu ndabisobanukiwe actually none uzongera ubimbaze twumve niba nzaba mbyibuka nese nibyo nanjye byambaza simbimenye yego birahari da yego yewe subikomfire cyano simbandi ngavuga abatiktok 5 bagezweho nibi bintu byose uburiye bavuga izi n'ubavuga nta kintu kibazo nzongera kukubaza kijyanye no kuvuga ngo vuga abatiktok 5 bagezweho abatiktok 5 niyo nakubwira ngo uvuge abatiktok 5 bafite abantu babakurikira kuva ku bihumbi 100 kugeza ku bihumbi 200 ntabo wamenya nabavuga bavuga Benda reba mwitande ndabaza nyine bavuge ndabaza mbese ko bazi bavuga Benda n'ababyinnyi bavuga nakubwiye abatiktok naseva byinyi saba tiktok se vuga ntari Benda so ndetse umubyinnyi Benda
Titi ntabwo afite 100,000. ayiwe titi wewe nkumbaze ngo ntabwo afite Titi. uravuga wa wundi ukunda kuvuga cyane bamwita nde? wowe se noneho mwana umwe wagurishije bikaba ingaru mu nkopezi bamwita wagurishije wamumere uvuga wagurishije imyenda ngo bikaba ingaru bamwita oya ntabwo muzi Shakira niko yitwa. ntabwo ari Shakira, ntabwo yagurishije imyenda wewe muteze urubwa. Shakira ni wa wundi ubyina nawe ubwo babaye batatu. Oya hari aba TikToker uri kuvuga, hari umumere bita Shakira mbona bihita. Ni we nyine navugaga. Urasarabyina. Oya ariko navuze ngo ntabwo ari wagurishije imyenda. Ntabwo ari we. Ariko nashyira nawe arabifite ubwo ari mu batatu twakomeje. Uramuzi se ubundi Shakira mbona bihita? Sawa twakomeje tugeze kuwa kane. Ba TikTok bafite ako nawe washyizemo akantu kagoranye kandi ko kugira 100,000 se kuzamura igikurusu ukano mu TikTok. Wewe wambwiye ko ibintu byose ubizi siko se wavuze naye nyine nkubajije mu byuzi na Benda. Nyose Benda wamushiramo kangana ese namuvuze dukize Iva Benda rero wabanje General nabanje Titi do kucyakora wabanje General Benda uvuga Titi uvuze Shakira none se ubwo uroshaka urongeye uvuze Benda. Izi baba ni navuze muri iki kiganiro nditunda nenega babari wavuze wabanje General kurikizaho Titi ukurikizaho Shakira na mupete muto ufite mukuru we bakorana ari babiri na 100,000 bafite. Ayishuwa subumbuzo undi umwe we ubwo arabura umwe babiri tugeze kuwa kane kandi mbuzo mupete ufite na mukuru we nta 100,000 bafite nikira endese ninde we kandi nyambare ako se warekeye ubundi uguri kwivunira iki ariko ndabazi nyine urabazi ariko nibyo biragaragara wowe nuko atamisemo akantu ko kuvuga ngo 100,000 iyo uvuga se nkavuga ntuzara bafite ende hey ntuzarawe Divine Divine narafite Divine arafite bane ako se aba TikTok abanyine uzi nabazi kubyina gusa ushaka n'abavuga bavuga bo nabampiye. wowe wikundira abantu babyina cyangwa wikundira amakapo? Kapo se zo ndazizi wa hari kapo zitwiga kuri TikTok bakora ari babiri like ari kapo amakapo arahari kuri TikTok apana kuvuga ngo umwe akundana n'undi wenda bagakora batandukanye kapo like uzi nyine baba bafite TikTok imwe bafatanyije TikTok nyine. ubundi se reka tureke ibyo gufatanya wenda byo byagora. Hari aba TikTok uzi babiri babana nk'umugore n'umugabo buri umwe afite TikTok ye. Sure. Banatwika byatari cyane banazi umwe ninde n'undi ninde ko numva nashaka kubavuga ese nimba bazwi ari ibanga ririmo cyeka rero nase babigira ibanga cyane abantu bazi ko babana. Oya barabizi none se kuki udashaka kubavuga cyane ko ntabazi ni couple urabizi ko babana ni kapo barabana nk'umugore n'umugabo bashaho n'amavlog ya mu gitondo baraswezeranye ntago baswezeranye ni indaya nabamenye abantu bagiye kumbwira nabi sibyo ni indaya kandi imbere y'Imana ariko babarinda ndetse siko bivuga amagambo ujye ukoresha mwana dore ikibazo cyawe ni iki ngiki none ngo ikibazo cyawe imbere y'Imana umugore ubana n'umugabo batarasezeranye si indaya nsubiza ko kandi ngo kubwo tuvuga ngo ni indaya ariko nyine nizo nese sizo nese iyo bagiye imbere y'Imana ubu ngo bivuze ngo umuntu ni indaya sha oye ntago ari indaya zimwe zigurisha ariko nyine abantu babana batarasezeranye imbere y'Imana ku bantu bemera Imana si bemera Imana se wowe akora ngo tuvuga ngo ni indaya abantu batasezeranye mu mategeko ni ubu none ndukibana n'umuntu uzavuga ngo muri indaya uzabimbwire pe uzavuge ko ngiye nyine ni mbani ndavuga ngo barabana n'indaya none reka nkubwire ikintu kibikwemeza uzi ko ugiye ayiwe kuzanamo iby'ibibazo ntabyo ngo bagize gutya gipfa kuba twemeranya ko imbere y'Imana ari indaya n'abantu. Iyo umugabo wawe mubana mu nzu mukabyarana no mwabyarana gatatu
urumva akaguta akajya gusezerana n'undi urumva aravuga ati ariko yari indaya yanjye kandi iyo bije muri ibyo tubireka nuko nyine mbizi gusa ntago ubukwe ari itegeko ariko nyine niko bimeze ntago abantu bose bumva nyine ubukwe koko bugomba kuba nibyo rero ariko ubukwe nyine iyo butakozwe nyine nuko umuntu aba yitwa ntabyo nari ntibimenye wari ubizi ariko ushaka kwigira umuntu mwiza ntabyo wari ubizi ntabwo nari numva umuntu abona ko abanye batazi ngo baguzira n'indaya kuko babanye badashaka nta muntu wigeze mbyumva ni wowe mbyumva ikibazo cyawe uri gushaka kuko nako tubireke seri nziza 3 warebye tujya kubita nta filime nigeze ndeba iki cyumweru ndi kuvuga mu all time uvuga ati izi filime cyaza so naba nibuka amazina ra la filime bayita Fata Seduction fata Seduction la filime ngiye yarabinkoreye karakubitwa ikindi habamo n'inyigisho ariko nizihe reka nkubwire inyigisho zibamo muri la filime ase ndi gukubitwa n'ibi ntukazajya umvugisha amagambo menshi kandi we najya kuyakuvugisha ntuyavuge inyigisho twigire ku nyigisho ziri inyigisho ni byihahira filime ariko ni bo ikigaragara cyo ariko harimo n'amanyanga harimo inyigisho ngiye ikintu nigiye muri iriya filime uri kumva ni ukuvugisha ukuri imbere y'igihe nyine urabona hari ukuntu abameri dukunda gukora amakosa cyangwa abagabo cyangwa nyine biba abantu muri rusange usanga ubana n'umuntu umuhisha ko umwana mufite areze imyaka 25 atari uwe nyine urabimuhishe bibayeho kugeza nyine umwana none hari uje kubyivumburira akuze noneho ugatangira wese umugabo atabimenye wabimubwira ye kuri njye mba numva n'aba honest ntakubeshye mukunda kuko njye n'ubundi ntabwo najya gufata decision yo kujya kubana uravuga mucyo decision yo kujya ntabwo nafata decision yo kujya kubana n'umuntu ntamukunda biragoye ntabwo umuntu amenya aho isi imwerekeza ariko nyine biragoye ngomba kuba mukunda izindi defo ze n'ibindi bibi bye ubundi bwo ntabwo mba mbireba ubwo rero niba mba nkunda uwo muntu nyine niba narakoze amafuti nkamucitinga nkasama nkatwita nkabyara mba numva nabimubwira pe kubwo n'uruhande rwanjye mama nyine nabimubwira twasa nyine niba ari ugusenya tuzi ariko ukanabibwira n'uwo nguwo wundi wabyariye cyane ni ngombwa mba ngomba kubimubwira kugira ngo umwana wanjye njye mba ndeba ku ruhande rw'umwana akura azi se azahavuka akuze kurera umwana imyaka 20 ari wowe yita se ukajya kumbwira ngo nyuma y'imyaka 20 nguraje ngo uyu niwe papa wawe koko iyo no kubyumva mani biba biri bizarre iyo ni iya mbere ya kabiri se buriya nigiyemo niyihera apana kwigiye amasaha kuryohera indi filime yaniryoheye ya seri bujyane zirangira hari filime y'umugabo urasana Extraction iriya filime nayisubiramo n'ejo nabukeye bwaho Extraction kabisa ya gatatu kanumbe sunda ni nyinshi ariko ntabwo mba nibuka amazina pe filime ziba zararyoshye usanga ari iza kera ubu ngubu ni amafilime menshi akunda kuza nyine akiryoha nyine ku buryo ureba ukumva ubuza gusinzira bikakunanira uko mbere umuntu arebaga filime bukamukeraho ariko ubu ngubu ntabwo bagisohora amafilime hari wumvishe iki tugira inama umuntu w'uyu munsi izi nari ngukumbuye mwana umeze neza se umeze neza ntari wanyweye amata wariye nariye ufasha ranje
ngira ibintu bitatu byagutunguye muri iki cyumweru. iki cyumweru ntabyo mu Nta- cyumweru ntabyo twagiye hahita nshaka kungira inama. Ndi umusore mfite imyaka 29, nsoje kaminuza hashize imyaka 2 nyisoje. Mu rugo ni mu ntara ariko mbi Kigali, mfite akazi gasanzwe gahembwa rwose amafaranga atari menshi. Ati rero nakundanye n'umukobwa tumaranye umwaka n'amezi 5. Uyu mukobwa nasanze afite akazi, ari umuntu nyine uri aho bidakabije, ariko nkajya mbona ubuzima bamo ntibuhura n'akazi akora. Ariko ibyo sinabyitaho, ndavuga ati wenda ashaka kuba afite famiye cyangwa iki, sinabyitaho cyane ko njyewe nta bushobozi mfite bwabasha nyine gutuma njya kubaza ibintu byinshi. Akoshe ati none mu mwaka n'amezi 5 tumaranye, umukobwa hari igihe anyishyurira inzu ntabimusabye, akaza cyangwa yaza nko mu rugo akazana nka sitoke, ugasanga nka sitoke azanye izamara nk'ukwezi ntahaha. barabana ntabwo babana. yarabimuzana yavuze ko nk'iyaje mu rugo yego. Ati mbese akanyitaho nta kintu na kimwe navuze, nta kintu na kimwe nasabye. Ati mbese muri njyewe amfata nkaho wagira ngo ahubwo ni njye mugore. Atanyitaho. Ati mbese sinzi uko nabisobanura. Ni wa mukobwa ntashaka guha amafaranga gusuka ngo ayafate, ni wa mukobwa ntashaka kohereza amafaranga y'inzara ngo ayafate, ni umukobwa ubaho ubuzima buhenze, ariko wiyongeye kumuha amafaranga arambwira ngo nya sevinge azangirira umumaro mu myaka iri imbere tuzabashe kubaho. Ati umukobwa ariho umukobwa ariho hariho nyine iki kintu. Ati none ikibazo mfite ni iki? Uyu mukobwa umva se, uyu mukobwa ubuzima abaho nta hantu buhuriye n'amafaranga ahembwa n'akazi akora, kuko inzu abamo ikubye 2 umushahara we. Ubwo sinkizemo kurya, sinkizemo transport, sinkizemo nta kintu kimwe nkizemo. Ati none byanyobeye, namenya amakuru ko afite umuzungu umuhereza amafaranga Mande to Sunday. Ati mwibaze ko umukobwa dukundana aba afite amafaranga y'amadora gusa. Ati none byanyobeye, mbimubwire cyangwa nicecekere? Mubwira ko nabimenye cyangwa mwinjirire nyine njye kumubaza, mubaze iby'uwo muzungu naho bahuriye n'icyo agambiriye? Ati mbona nkunda pe, kuko ibyo byose ntiwabikorera umuntu udakunda of course. Mbona nkunda, anyitaho, iyo mushaka ndamubona, ntamburira umwanya, ntansebya, nta inshuti ze ziranziza nuko. Ati mbese igisigaye no kujya iwacu. Ati ariko ndi kwibaza ngo mubwire ukuri namenye kuko uwo muzungu amuhereza amafaranga, mubaze buri kimwe, mubaze impamvu ubuzima bayemo buhenze budahuye n'akazi ke, mungira inama y'icyo nakora. Iziva muri telefone navuyemo nacyumvisha. Iki kintu gihura no ku kantu nengeye kuvuga tutavuga kuri topic. So abo ngabo barenze no kuba inshuti. Reka turutange no kurugero, ahubwo ndaba nsubirijeho ngiye kurande rwaye. Mugani se ubundi mu gihe tatansura akagira ute, like isi tubayemo iyo winjiye mu bintu cyane nico naringiye kuvuga actually. Urajya wowe wa muhungu urajya gushanuka. Oya seka ikibazo cyawe nawe rero ushaka kugira mu nama. Kankure kubanza uvuga. Oya ariko nawe nujya no ako nawe winsebya nkaho na discipline ngiye. Ngo ujya gushana akantu. Bisajya guhinda ajya guhagata umukobwa, ni bimwe navuze ngaho vuga. Ibyo wavuze mu kiganiro cyataha. Ngo umuntu arajya kujya gukwirwa inyuma y'umugabo wajya kumubaza ngo ugiye he, ngo uvuye he, ngo kusuze kugiye, ujya muri telefone ujya kureba umuntu, ujya kugira ute, ujya gukora ibiki byose, kandi umugabo aguhaye amahoro, aguha buri kimwe. Nk'uwo muhungu ari mu biki? Turetse kubeshya, atatse tuvugishije ukuri. Ubwo urajya kujya muri telefone y'umukobwa, sinashatse kumubaza aho yamenyeye amakuru y'umuzungu, kigaragara ubwo yaramustokinze. Uramushakaho iki? Umukobwa kwita akuguze uwo mukobwa umugani wayizi ngo ni muzima aracyabaho. Ubwo se wamukuraye umukobwa wita ku muntu umuntu yakwitaho muri ubu buzima nta kintu ubangamiyeho, ureba icyo mupfana kuruta icyo mwapfa kabisa. Uragushaka amakimbirane yewe niba ari n'ibyo azagenda
ntagira nakorana na ba workmate nibigira ku Gisenyi avuga ngo ntibemere kujyana n'abakozi buri umuntu mureba icyo mupana ese gahunda tugirana nimba tubonana njye nimba njye nawe dukora ese kuwa kabiri tataba hari yego kuwa kane yajya icyangugu namubonaga postinze kuwa kabiri mubona mu kazi noneho tugakora ikintu ngiye cyanambabaje aho cyo kora niyica yego cyangwa uko twari tubanye nkabona tatu nta kimvugisha nkabona tatu ariko umuntu ngo araza akanzanira umuntu mu mafaranga bakamukorera ngo stock ukwezi kose umuntu akamuha amafaranga kwisukisha ngo hoye ngo sevinga nanjye ahubwo ngize nawe muzandangeho nayakura sha ako shamana cyakoze ngiye nkumva numva mbabaye oya sha reka mubwi umuntu muri aho isi igendana buri muntu nicyo mupfana kabisa niba umuntu mukorana akazi menya ngo sinica akazi oya ubundi izi reka umuntu mubana like nyine nk'umugabo n'umugore umenye ngo incingano tajya muri ibi nasoje ibi sindi buze kubungana n'umugabo wanjye niko ubuzima simple niwe ujya uvuga ngo simple nukuri nesaza ikomereze nawe ufite ibyo ukora wese ugiye gukina byari cyangwa ugiye kujya abazuri hese ageza kubwira ngo fata video none ikintu cyambabaje no kuntu ngo umukobwa none ngo uko umujama mushatse sha ngo aramubona uretse ko kumushaka tubyihorere ukuntu avuga ngo kandi arankunda pe none ibaza urabibona uri gushaka rero amakimbirane ahatari uri gushaka ko mutandukana bitari muri gahunda Kristo nagivugiye neza cyokora nimba ufite amafaranga arutaye umuzungu bro umwicaze kabisa umugati ndagushaka mu rugo aha ariko bivuze neza ko nawe nta kintu wiye n'umurengaho pe yaha sibyo erega nyine umugabo buri uyu mugabo ushaka kuvuga ati umukobwa erega reka nkubwire izo umukobwa ugukunda aho providing by the way yego umukobwa yagukunda akabona none ufite amafaranga yaba ageze handi gukora yiki aho ngaho na reka sugu promotinga whether need to know you never know cyangwa yaba akora byose nta mafaranga y'ubuntu you know ntabwo ariko kuba bivurikira akakuzanira bro ntarye we noneho umukobwa ntanarye umukobwa ego yes nuko mu nzu dabongo y'akazi akora niyo yaba ahembwa 100 ka mu nzu ya 500 se ubwo nyine no cyane arababara kandi azanabyicuza zanabyicuza kandi mwamubanye neza cyane no kuzagera kure pe baze ko mwanibanira mugakorana mariage bikagenda neza muganga kabashyingikira man ibazo umumenyi zawe pfa kuba nyine umushatsi uramubona aza kukureba ahubwo mufate neza mujye musevinga ku dufaranga ubone ku ayinkwano uve muri ayo gusuri mu biki umugore nk'wose wazamukorayo muri iyi Kigali n'abana bari hano hanze baba bameze barya aha ku bushakashatsi bwanjye mba mpagaze n'akazi kanyu mwakoze kwitabira tumugire nabi oya ndi kuvuga ntuza mwakoze kwitabira mukomeze muturebe ndabinginze mudukunde sha man nukuri aho bigeze turashima ariko ntago ari aha dushaka kugera gusa ariko nyine bavuga turashima turabashimira pe ariko nukuri turabinginze yesuwe ndumva umutima wenda kumvamo nago nk'ubu ngubu nyine ntago natobora ngo mbereke umutima wanjye mu y'ukuntu hameze ariko nukuri turabinginze musharinge muduhe ka motivation gatuma tujya noneho tubyuka twumva ewana ibintu turi gukora turabasabye kwere abashu kwa nkayiva ngo gihimu gehimu bayigamana cyongereza cyakoza turabinginze mudusapotinge abantu mwumva ibiganiro mwangiza ntimugire abantu inama kwandika muri comment ukabwira umuntu ikintu kubyumva koko bajya ngo twazimbye ahari ujye mujya kuri TikTok ya Tatu urebe ko atanabishyiraho nawe murakoze